ariko se nzagenda nsizihirwa yego so rero iyo umaze kwisobanukirwa ntabwo wita kuri barambona bate baramvugaho iki ahubwo wowe ufaka singa yego kuri cya kindi wumva muri wowe ugomba gukora yeah. rero ngira ngo abantu badukurikirana twabashimira mu by'ukuri yego kandi tukababwira ngo ibi bintu ni byiza data bujo nzamukorera ntacogora ngwiza ubuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mwisi ajyamo ninyirangiza azampamagara angeze mu ijuru yego ubwo ndatangira nkubaza yego imirimo data yose ajya duha yego gukora imirimo ya data yego twebwe positive imwe twahisemo kugura abantu yego ese wowe wumva muri wowe umurimo wa data ajya guha kugira ngo ukore turahera aho ngaho hanyuma duhite tujya kuri sije yacu dufite yego zirimo ziragaragara actually kuri icyo ngicyo mu mwaka w'ibihumbi 2022 nigeze kujya mu masengesho nsenga nsaba Imana nyibwira Imana kuko jewe nyizwa nashatse kumenya niki nakora muri ubu buzima urumva yego nabajije Uwiteka ndabibaza Mana niki nakora kugira ngo kimbere umugisha yego urumva icyo nakibajije cyane Uwiteka niki nakora kugira ngo nanjye kimbere umugisha nkuko abandi bakora ibintu ukabona birabungukiye bibabereye ibintu byiza bibateje imbere so nsenga Imana ndayibwira Mana niki ndashaka uzameye ikintu kimwe nakora ku buryo nanjye kimfasha nyine ibyo bintu byose twumva turumva twakira mbende cyangwa nkora iki turumva twakira yego ariko tutazi ukuntu twakira ni ukuvuga ngo tugenda dufata byose ariko impamvu ni imwe nuko tudasubiyeyo kubaza itangiriro rya byose ni irihe ariko se buriya byo erega hari ukuntu umuntu ashobora kuguhanga nuko wari uvuze ariko ntubashe kumenya ise ubundi nahangiwe iki buriya nk'ikibindi iyo bakibumbye ntabwo kijya kimenya icyo bagiwe so kereka nyiracyo wa wundi wakibumbye twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukomeza gukurikirana Positive Show nicano tunyuzaho ibiganiro ushobora kugirira abantu akamaro kandi koko tubagira inama tubahugura wowe utuye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu bari mu Rwanda tubasuhuza abantu mu majyepfo mu majyaruguru mu burasirazuba ndetse n'iburengerazuba tubaha ikaze kandi mu kiganiro hano turi kumwe n'umutumirwa wacu aratangira twibwira hanyuma asuhuza abadukurikiye hanyuma kugira ngo dutangire inyigisho ndetse n'ibiganiro twabateguriye umunsi ni karibu kandi umutumirwa wacu murakoze cyane yego murakoze Pasi yego kandi mwakoze kudutumira kuri Positive Show yes byahoze ari ibyifuzo ko twagirirwa ubuntu n'amahirwe yo kuhagera tugatanga natwe cyangwa se tukavuga ku byo tubonye cyangwa se ibyo tuzi. Amazina nitwa Gakuru David Umukire, ayo niyo mazina yanjye. Ko niko nashakaga Kamugaga. Ayo niyo mazina yanjye. Nkaba ndi umunyarwanda, nkaba nyiri ingaragu ndashaka. Yego, ariko turizera Imana ko byose ari byiza kandi biri mu murongo. So murakoze cyane. Yes. Yego. Rero wimvamo ikaze hano kuri TV Positive Show. Yego. Ndabizi neza ko bose ibintu tugiye kuganira byumva kandi urafitemo nosiyo cyane. Rero kano kanya tugiye kuganira, turagira ngo duteguze abantu badukurikiranye
kugira ngo babe hafi bumve inyigisho. Twebwe icyo tubereye aha ngaha, icyo Positive Show ibereyeho, ni ukugira ngo duhugure. Yego. Akenshi tugiye gutangira ikiganiro. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo, ndabizi ko nawe urabizi. Yego. Ariko yararirimbye aravuga ngo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nzi ko nanjye nzumva izina ryanjye. Yego. Maze nkitaba. Ariko igitero cy'iyo ndirimbo abantu badukurikiranye baze kuyishaka cyangwa baze kuyandika muri comment kugira ngo abantu bamenye iyo ariyo, kuko ndi kuyivuga iravuga ngo databuja uwo nzamukorera ntacogora, ngwiza ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mu isi ajyamo ninyirangiza, azampamagara angeze mu ijuru. Yego. Ubwo ndatangira mubaza. Yego. Imirimo data yose ajya aduha. Yego. Gukora imirimo ya data. Yego. Twebwe Positive imwe twahisemo kugura abantu. Yego. Ese wowe wumva muri wowe umurimo wa data ajya guha kugira ngo ukore? Turahera aho ngaho hanyuma duhite tujya kuri sije yacu dufite uyu munsi. Yego. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ndemeranya nawe kandi ndemeranya n'indirimbo uvuze ko buri muntu wese cyangwa se buri kiremwa cyose Imana yaremye yagihaye umurimo cyangwa se yagihaye ibyo gukora. Nk'uko muri Bibiliya yajya avuga ko hari ngira ngo ni muri Timoteyo cyangwa se ariko ni Paulo uvuga ngo ibice byose by'umubiri bifatanyiriza hamwe kugira ngo umubiri wose cyangwa se umuntu wese akore nyine icyitwa umurimo se cyangwa se ava ahantu. Ni ukuvuga ngo ibirenge ntibyabwira umutwe ngo ntabwo tugukeneye, cyangwa se umutwe ubwira ibirenge ko tutagukeneye. Bishatse kuvuga iki? Icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo Imana yaturemye twese nawe isumbishije undi. Ni ukuvuga ngo twese yaduhaye icyo mu Cyongereza bita ability, ubushobozi buri umwe uko ashoboye, ariko twabihuriza hamwe bikaba ari byo bitera isi kuba nziza. So urambajije ati jyewe se Imana ni iki numva cyangwa se kuko urumva impamvu mbikubajije ari ukuntu umuntu aba hari ikintu yiyumvamo. Yego. Nkuko kiriya gitero twari tukivuze, twari tuvuze ngo imirimo data ajyamo ninyirangiza. Yego. Turibaza muri iyo mirimo data ajya aduha, wowe wumva waguhaye muri iki gihe, muri iyi generasiyo yawe, yego, ari ubuhe? Okay. Twe Positive twahisemo guhugura abantu. Yego. Okay, ubu ngubu ni ibintu bibiri numva mu mutima wanjye. Icya mbere, nanjye nahawe impano yo kuganiriza urubyiruko cyangwa se yo kuvugana n'abantu, kuvuga amagambo nyine nanjye rimwe na rimwe nsanga akomeye kundusha nanjye imyaka. Yego. Ariko ikindi cya kabiri cy'ingenzi cyangwa se gikomeye cyane, nkora ndi umucuruzi. Ndi umucuruzi, mfite business, mfite company yitwa Davis Rolex. Davis Rolex ni company iri mu bintu bijyanye n'ibyo kurya. Turi muri sector y'ibyo kurya. Urumva ko tuvura inzara muri make. Ubwo umurimo wawe muri iyi minsi ni ukuvuga ngo umurimo wanjye uwo nguwo nkunda guteka. Nakuze mbikunda. Ndibuka yuko n'ubushize, yego, mu kiganiro twakoze bwa mbere, yego, mu bantu badukurikira, yego, bibuka ako kantu. So ni ukuvuga ngo kuva mvuka nicyo niyumvishijemo, nicyo nakuze nkunda guteka, nkunda gukora ibintu n'amaboko yanjye. Urumva? So kugeza uyu munsi ubwo navuga ko birimo kumira, kuko birimo gukorwa nk'uko mbyifuza cyangwa se nk'uko nabitekerezaga. Intego muri wowe. Yego. Urabona iyo ubonye abantu bakugana bakaza bakarya bagahaga, yego barishyura, ariko uba uvuye inzara. Gusohoza n'icyo wiyumva muri wowe, uvuga uti ntuza zanjye zirimo inzozi zanjye zirimo
ziragaragara. Actually kuri icyo ngicyo mu mwaka w'ibihumbi 2022 nigeze kujyaho mu masengesho nsenga nsaba Imana nyibwira Imana kuko jyewe nyizwa nashatse kumenya n'iki nakora muri ubu buzima. Urumva? Yego. Nabajije Uwiteka ndabibaza Mana n'iki nakora kugira ngo kimbere umugisha. Yego. Urumva? Icyo nakibajije cyane Uwiteka. N'iki nakora kugira ngo nanjye kimbere umugisha. Nkuko abandi bakora ibintu ukabona birabungukiye bibabereye ibintu byiza bibateje imbere. So nsenga Imana ndayibwira Mana n'iki ndashaka uzameye ikintu kimwe nakora ku buryo nanjye kimfasha nyine. Uwiteka agiye kunsubiza ijwi rirambwira ati genda ucuruze ubuzima. Ucuruza ubuzima. Okay, ntabwo ari nk'ubuzima like life ariko cyaje kivuga ngo genda ucuruze ni nk'amazi y'ubuzima. Ariko ngiye kubaziza cyane kumenya nsanga ni ukuvuga ngo genda ukize, genda ugire icyo ukiza, shaka ikintu kiza, shaka ikintu utanga aricyo buzima. Nsanga umuntu wese kuri iyi si ikintu cya mbere akenera ni ukurya. Akenera kurya kabisa. Urumva yuko yego mpereye aho ngaho twarimo tubaza urubyiruko. Yego. N'iki wakora? Ese njye n'iki nakora? Umusore mukobwa n'iki wakora kugira ngo ube umumaro mu gihe cyawe? Yego. Bivuze ngo wowe wabibajije Uwiteka. Yego. Kandi arakubwira ati genda ukore ibintu bishobora gutuma abantu babaho. Yego. Babaho. Yego. So bivuze ngo mu gihe cyawe ushobora kuba uri umumaro. Yego. Kandi koko niko kuri. Kuko nimba ukora ibintu tukarya. Yego. Tukanywa. Tukaba tubayeho. Yego. Bivuze ngo birimo biradufasha muri ubu buzima. Yego. Noneho nkabaza urubyiruko rudukurikiye ndetse n'abandi akenshi iyo turi kuganira twibanda ku rubyiruko kubera ko natwe turi urubyiruko. Yego. Ariko muri rusange tuba tubwira abantu badukurikiye bose kuko biba bifite akamaro kuri. Yego. Turimo twibaza ngese ni gute? Ubwo nawe ngiye kukubaza kugira ngo dusubize abantu. Burya hari ukuntu urubyiruko ruba ruhari. Yego. Ariko ugasanga ntabwo yibaza ngese ni gute nabo w'umumaro mu gihe cyanjye muri generasiyo yawe. Yego. Abo tungana ni gute nababera urugero cyangwa umumaro kuri bo. Abandota ni gute nababera umumaro. Yego. Ababyeyi banjye ni gute nababera umumaro. Urumva nkubajije ibibazo bitatu. Yego. So byose uragenda ubisubiza ni gute urubyiruko rushobora kuba igisubizo cyangwa se sosi y'ibisubizo ahari ibibazo. Kuba umumaro mu gihe cyawe wowe byumva ute kuba umumaro mu gihe cyawe kugira ngo dusobanurire abadukurikira? Yego. Murakoze cyane. Reka mbanze mbwire abadukurikiye ko buri kintu cyose kiri kuri iyi si gifite itangiriro, gifite uwagitangiye. Uwagitangiye niwe uzi umumaro wacyo, niwe uzi ubushobozi n'imbaraga yagishizemo. Umuntu wakoze telefoni iyi ngiyi yashizemo byose, kihamagara, kifotora, ko irikodinga, kicuranga, kikora ibintu bitandukanye. Nuko ushobora kugenda ushyira password hahandi hose. Noneho ni ukuvuga ngo umuntu wakoze iyi telefoni niwe ufite, niwe uzi neza kuko hari n'ibyo tutazikoresha kandi birimo. So ni ukuvuga ngo niwe uzi neza icyo iyi telefoni yagambiriye cyangwa se yayikoreye n'ubushobozi n'imbaraga yayishizemo. Ni ukuvuga ngo twe tumenya aho gato mugane ijambo ry'Imana. So urambajije ati ni gute yaba cyangwa urubyiruko twaba umumaro mu gihe cyacu? Yego. Nabanza kugusubiza umubwira ni rubyiruko mwese mudukurikira cyangwa se n'abantu bose barimo kudukurikira, utarajya kubanza kwibaza nkawe ubwawe cyangwa se ngo abantu bakugira inama, hari umuntu, hari uwakuremye
Imana yakuremanye ubushobozi n'ububasha n'imbaraga, izi neza ko hari ibintu ushobora gukora bikagirira umumaro twese ku isi, ariko ntabwo wabimenya ugiye kubibaza abantu, wabimenya usubiyeyo kubibaza uwakuremye, nyiri uwaguhanze. urakoze cyane, kuko uwaguhanze niwe wagushyizemo ibyo ngibyo, ni nawe uzabigusaba, azakubaza ibyo yaguhaye. urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo jyewe ibyo nkora uyu munsi, nakubwiye ko mvura inzara, ndi dogiteri w'ibifu, mvura inzara pe, nta muntu ungana usonza. Yego. So nahisemo, ayo niyo mahitamo yanjye. Nicyo kintu nkora muri rusange kimesha ishema n'umunezero, ariko nkabona n'abandi bantu bishimye. Iyo umuntu atugannye ashonje agasohoka hazi, sibyo? So icyo ngicyo njya kugikora, ndakubwiye nasubiyeyo ndabaza icyica urubyiruko uyu munsi, cyangwa se icyica abantu no kutamenya icyo bahamagariwe cyangwa se icyo bagomba gukora, ni uko batabaza uwabahamagaye n'uwabakoze. Kuko bigomba gusubira ku itangiriro. Pasi, wowe ntabwo ugiye guteka utararemewe guteka. Ngiye mpembura imitima y'abantu. Urakoze cyane. Kuko ndaririmba. Ngiye najwe mfite nk'iryo ufite ryo kuririmba. Yego. Ariko ni bibi cyangwa se biragoye gusanga umutetsi arimo kuririmba, umuririmbyi arimo guteka. Ariko bya bindi wavugaga ngo ingingo zigenda zihuza, sinzi ukuntu babisobanuye, zigenda zigirirana umumaro. Yego. Ushobora kuba, kuko nanjye sinaririmba ntariye. Yego. Ariko urumva nanone ukuguru ni kwajya gufata, ni kwajya gukora akazi k'ukuboko, n'ukuboko ni kwajya kugenda. So ni ukuvuga ngo ukuboko kugomba kumenya icyo kwahamagariwe gukora. Nk'ukuboko, ukuguru kugomba kumenya inshingano z'ukuguru. Niyo mpamvu ukuguru kutazajya gukora mu isahani, ukuboko niko gukoramo. So nibyo bibabaje rero gusanga urubyiruko uyu munsi tutazi ibyo gukora, tutazi ibyo bintu byose, twumva turumva twakira, turumva twakira, ariko tutazi ukuntu twakira. Ni ukuvuga ngo tugenda dufata byose. Ariko impamvu ni imwe, ni uko tudasubiyeyo kubaza itangiriro rya byose ni irihe. Ariko se buriya byo erega hari ukuntu umuntu ashobora kuguhanga nk'uko wari uzi, ariko ntubashe kumenya ise ubundi nahangiwe iki. Buriya nk'ikibindi iyo bakibumbye ntabwo kijya kimenya icyo bagimo, so kereka nyiracyo wa wundi wakibumbye. Buriya ikibindi umuntu umenya icyo yakibumbye, umuntu nyine niwe avuga ati iki kintu, ikibindi nakibumbiye kugishyiramo amazi cyangwa se nakibumbiye. Yego. Urabona nyine ikibindi aricyo twari turimo kuvuga. Ubu ikibindi katukite ni twebwe nyine. Ikibindi rero yimba ari twebwe, ikibindi ntabwo kizamenya icyo bakiremeye kitagiye kubaza uwakiremye. Urumva neza? Ubwo nitwe tutagomba ntabwo twamenya inshingano zacu, cyangwa ntabwo twamenya icyo tugomba. Kuko wambajije rega ngo ni gute umuntu yamenya, niyo topic turiho, yamenya uw'umumaro cyangwa se ukamenya umumaro ugomba icyo waremewe kumara kuri iyi si. Urumva mu by'ukuri udasubiye ku isoko ngo twavugaga, usobanukirwa uko naremwe nande. Abanyabwenge bose cyangwa se n'abantu bakize ku isi, urumva abo twita abakire cyangwa se abo twita abantu bagifite ibintu bagezeho, baricara batarajya kubigiraho, bagakora icyo bita ubushakashatsi. Ubwo bushakashatsi buba burimo kubaza icyo ngiye gukora, urumva ndagishoboye se, mfite ubushobozi bwacyo, biransaba iki, urumva bagatangira no gukora ubushakashatsi bujyanye n'icyo ngicyo bagiye gukora. So niyo mpamvu abantu
iyo ukoze ikintu burya iyo wamenye umuhamagaro wawe nk'uko urimo kuvuga ukamenya icyo ugomba kumara ku isi ukamenya itafari ugomba nawe gushyiraho biroroha cyane, ubuzima buroroha. Ndumva abantu badukurikiranye bari kugenda babyumva neza, ariko akenshi muri iki gihe usanga umuntu cyane cyane ku rubyiruko, twebwe nge niho twibanda kuri Positive ndetse n'abandi bakumviraho, ariko usanga abantu nkanjye Pasi gendera kuri wowe, ugasanga ndashaka kugenda nk'uko ushaka wowe kugenda, ariko mu by'ukuri imimaro yacu ni ibintu bitandukanye. Rero usanga icyo kintu iyo ushaka kugenda utakabaye ugenda, babyita ikigare ngira ngo. So abantu benshi rero tugendera mu kigare, ntabwo dusobanukira ese njyewe ngomba kuba nde, ngomba kumara iki. So usanga rero tugendera mu kigare tutazi ngo ese njyewe undi ndemwa, ese mvukira mu muryango nubwo wari ukennye, navutse kugira ngo mbuhe mumaro muri uyu muryango. Ese nimba ari igihugu, kuko burya abantu twese dushobora kuba twifuza kujya muri Amerika, kandi niko kuri abantu usanga twese tumva twagenda, ariko mu by'ukuri kuba waravukiye mu gihugu runaka ni ukugira ngo ube umumaro muri icyo gihugu. Siko nawe waba ubyemera? Niko bimeze. Rero turiba ngenda komeza nkubaza, urubyiruko ubu ubona nyine ruri muri iyo tape yo kuvuga ngo ese nimba ndi umwana tuvuge mu gace runaka wenda ka Nyaruguru, cyangwa se nimba ari uri mu bindi bihugu ugasanga ari mu gace runaka, ugasanga afite ipfunwe ryo kuba yaravukiye muri icyo gihugu. Ese kuko nibyo ku rubyiruko, kuki twakumva ko dushaka amahirwe yo kujya wenda muri Zambia na hehe? So gute wowe ubibona ku rubyiruko? Kuko turimo turarwigisha, turimo turavuga kugira ngo babe umumaro mu gihe cyane. Muri Bible n'ubundi nk'uko twabivugaga twebwe, akenshi usanga twibanda ku iyobokamana, ibiganiro n'ibindi, kandi ni byiza cyane kuko twe dutanga impuguro. Ubundi muri Bibiliya ngira ngo nimba nawe ubyibuka, harimo abantu bagiye baba umumaro mu gihe cyabo. Harimo ba Dawidi, harimo ba Esiteri, harimo abantu bagiye baba ab'umumaro. Rero turimo turabwira n'urubyiruko rwacu cyangwa se abantu badukurikiye hirya no hino ku isi, kugira ngo tubabwire ngo nibyo birashoboka kandi twabereyeho kugira ngo tubahe umumaro. Siko bimeze buri. Niko bimeze. Uvuze kuri Bibiliya, unyibutsa story y'umusore witwaga Yosefu. Yabaye umumaro muri cya gihe ngira ngo inzara. Waduhaho n'ayo mateka yayo. Dusubira no kuri ayo mateka, reka tubere n'igishushanyo mbonera cyo kureba ubuzima bw'umusore cyangwa se bw'umuntu ushaka kumenya umumaro afite. Bibiliya tubwira ngo Yosefu yarose inzozi, yaravutse nk'abandi bana, akwira mu muryango nk'abandi bana, umuryango w'abana 12, kuri ari wa kabiri wa nyuma ngira ngo wakurikirwaga na bucura. Akuze rero ngo atangira kugira inzozi, uwamuremye atangiye kumuha inzozi z'icyo yaremewe no gukora. Ariko kubera yari muto ntabwo yashoboraga kumenya ibyo yagombaga gukora icyo gihe. Nayo mpamvu yirukankaga ku bavandimwe be akajya kubarotorera za nzozi. Urumva? Aho kugira ngo, kuko yari umwana, urumva, aho kugira ngo asubire ku wamuhaye inzozi amubaza ati izi nzozi umpaye zivuze iki, yagiye ku bagizi ba nabi, nibo yagishije inama, ajya kubabwira ukuntu ejo he hazaba ari heza. Koza cyane. So urubyiruko rw'iyano rudukurikira, inama cyangwa se ubwenge, nubwo turimo kuvuga ibi ngibi, si twe tugiye kubwira uwo uri we cyangwa se icyo ugomba kuba. Niyo mpamvu twakubwiye ati uzi neza uwo uri we cyangwa se icyo ugomba kuba cyo ni Uwiteka. Niyo mpamvu tunabashishikariza ibyo wakora byose, gerageza umenye Uwiteka, umenye Imana, ukizwe, ube umukristo.
Yozefu inzozi arazirotoroye, aho kugira ngo bamufashe ahubwo batangiye kumurwanya. bamufashije kugira ngo barwanye umugambi none kandi ariwe wari wabaye. Urakoze cyane. Ariko n'iki ikigaragara muri byose ni uko ubuzima ni urugendo. Umumaro turimo kuvuga uyu munsi, umusore ugiye kuba umumaro mu gihe cye bigenda bite cyangwa se yabimenya gute? Ni igihe, njye nakubwira ko ari igihe, ariko igihe cyo kwishakisha, apana igihe cyo kubaho gusa. Nubeho gusa ugapfa kubaho nyine, ariko ukabaho ugambiriye kumenya icyo waremewe gukora, kugira intego zo gusobanukirwa ese naremewe iki. Nibwo umusore uzaba uw'umumaro muri iki gihugu, nibwo uzaba uw'umumaro mu muryango wawe, nibwo uzaba uw'umumaro mu karere uvukamo, nibwo uzaba uw'umumaro mu gihugu Imana yaguhaye, nibwo uzaba uw'umumaro no mu bindi bihugu ku isi. Urumva? Kuko iyo umaze kumenya uwo uri we, ukora icyo Imana yakuremeye gukora kikagirira umumaro abantu muri rusange. Cyane yuko buriya iyo umaze gusobanukirwa, iyo wamaze kubaza ese njye nabereye iki, ese Imana ikaguhishurira uwo wabereyeho. Kuko nk'ubu nkanjye muri njyewe mba numva nabwira abantu ibyo numva ngomba kubabwira. Ese biterwa n'isi ndeba, nkavuga ngo uko byagenda kose imyaka izagera ngende, uko naje ku isi izagera nanjye ngende, ariko se nzagenda nsizihiye. Rero iyo umaze kwisobanukirwa ntabwo wita kuri barambona bate, baramvugaho iki, ahubwo wowe ufakasinga kuri cya kindi wumva muri wowe ugomba gukora. Rero ngira ngo abantu badukurikirana twabashimira mu by'ukuri, kandi tukababwira ngo ibi bintu ni byiza. Ibiganiro tuba tubabwira haba muri komenti bajye babyandika, banatubaza ibibazo, kuko dushobora kuvuga ikintu ntugisobanukirwe ariko ushobora kukivuga. Rero kugira ngo tubasezereho, ndabizi dutangira wavuze uti mfite akazi nkora, aracuruza, ni umuganga, ni umuganga w'igifu. So wasoza rero ubasezera, kandi unababwira ati mushobora no kudusanga. Murakoze. Nk'uko nababwiye dutangira, amazina nk'uko nayababwiye, mfite izina nahawe n'Uwiteka ryitwa ry'umukire, kandi nasanze abanyarwanda barabonye kure, bari abareba kure, bavuga ati izina ni iry'umuntu. Mugaga bari mugaga. Turashima Imana ko mu by'ukuri duhawe umugisha mu byo dukora. Dukora ibintu bijyanye n'amasnacks, byatangiye ari ibintu bisuzuguritse, byatangiye ari ibintu bike, ariko kubera twari tumaze kumenya ko dushobora kubyimbisha ibintu byose bikavamo ibintu bikomeye. Ubu ngubu ni ibintu bikomeye. Ubu ni company iri registered, itanga imisoro, ni company iri recruiting abakozi, ifite abakozi ubu ngubu ngira ngo ni 10. Abakozi 10 urumva ntabwo yoroshye, kuba umumaro mu gihe cyawe ugahanga ibintu ugatanga. Abo ni abantu business itunze umunsi ku wundi, igiriye umumaro. Dukora ibintu bijyanye n'amasnacks, ariko cyane cyane twibanda ku kintu cyitwa Rolex. Rolex ni twebwe twenyine tuyakora mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ushaka gutestinga Rolex y'umwimerere, cyangwa se ushaka kugira test utarabona utarumva, wagana Davis Rolex. Dukorera, dufite branch mu Gisimenti, niho dukorera, aho bita ku binamba byo kwa Mutsindashyaka. Niho dukorera aho ngaho, niho hari bigger restaurant, niho ntabwo ariho twatangiriye, ariko ni aha gatatu, ni level ya gatatu, yani level ya gatatu twatangiriye ubundi mu rugo. Turimuka tujyana kwa Mushimire, hano bita kwa Mushimire Kimironko, tuhavuye Imana igenda itwagura tujya ku Gisimenti. Ubu ngubu turi ni Gacuriro. Urumva ko ibintu bigenda bifata indi ntera n'umurongo. So turashima Imana
uko bigenda neza abantu benshi uraduhamagara baduhamagara tukaderivaringa, watuvugisha ahantu hose waba uri twaderivaringa, so ni ibintu byiza cyane ntako bisa. tuba turi hano yababwiye yuko ari umuganga w'ibifu, njye mpembura imitima uririmba. Ubutaha nk'uko tubwiye Davis Rolex mu by'ukuri nanjye nayiriyeho, abadukurikirana ngira ngo narayiriye, kandi nanjye nabashishikariza yuko ari nziza kandi bakanabagana. Kuri abantu b'i Kigali dukundira kubyuka turya, kuko nibyo byiza cyane, sibyo? Rero ushobora no kubaha nimero yawe kugira ngo bivuge, kandi noneho n'ababikeneye bamenye ngo tuzabaza nde tubarize. Udushaka turi kuri nomero 079 80 71 754 079 80 71 754. Iyo ni jye uyitaba. Iyo umbwiye na komande, dufite beef Rolex, dufite chicken Rolex, dufite fish fillet Rolex, dufite omelette Rolex, dufite vegetable Rolex. Ayo yose ni amarap, mu rurimi ruhinnye ngira ngo ni amarap y'inkoko, y'ifi, ya bifu, y'umureti, so ariko n'ibindi dukora. So turabashimira cyane kandi bizatunezeza tubabonye batugana. Turabashimiye rero mwebwe mwari mudukurikiye, n'ubundi nakagaruka kuri Pasi TV, inama ndetse n'ibindi byose tuzabagezaho. Ciao.